no byo sarabangamye none se nimba warambwe ngo umuntu uje kusura ngo umuntu ngo mwabanye ngiyo hirya byo se narataha usura bikarangira gataha maho urifata tukicara hano ukamubwira pasi ukamba pasi y'inda yagenda ikishyuza umugabo wanjye ugunda mwiza ntabwo zatinda mu biro by'imiti kubona rero cyangwa cyamara kabaguteye urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye. Mugabo nkunda rero harimo ikintu ushaka kugira ngo rwose mubwire kuri uyu mwana arubaha turi niho baramuzanye reba kugira ngo yemere kugira ngo azajya nganiriza urabona kandi hari ukuntu ugira gutya kwa kundi batugabanyirije imirimo agafura akandika imyenda akagira gutya akajya ku isoko nkamutuma akanganiza ku buryo nta muntu mbisengira yabaye umwana wo mu rugo pe. Umwana uri kuvuga n'uwo ndimo ndavuga uyu nguyu rwose kandi ikindi cya kabiri ndabizi ko ukunda abantu nyine bafite yimirire ukuntu ameze rwose aho kugira ngo ngere rwose kuri ubane na fofo ube wagira gutyo umuterera mbabarira rwose ubane n'uyu umwana we rwose tuzamukunda iwabo ni inshuti zacu uriya nta n'ahantu duhuriye pe reba no kuntu aseka neza uyu mwana aseka neza uyu mwana rwose nta kibazo kandi guzawe zose arazujuje urabizi kandi nanjye cyagenda umukobwa ko byagenze ariko mbere ko tubana bari bigeze kurasa mu mutwe niba uzi ko bandashe mu mutwe wari kubanza ukamvuza ariko nta byigeze biba kuba twabana ntabwo na rimwe wigeze unanjyana no kwa muganga kubera ko ubu ufite imisatsi myinshi ushobora kuba barakurashe simbimenye nkaba ntabona inkovu yawe ariko ibintu uri kuvuga ushobora kuba wasaze kagira kangahe rwego ushaka kumuzanira umugore ngo umuzanire umugore umushyira ubona ndi umwana ku buryo ntabasha njyewe ndagukunda cyane pe ndagukunda ngenda cyagukunda aho kugira ngo ugende amaraso yawe uyatagaguze hirya nukuri wagira gute ushobora no kuri n'ukuri ko uyu mwana pe nge nakorera umwana uri kandi n'uyu nguyu ndimo ndakubwira urabona uyu nguyu ikinasigaje kuri iyi si ya Nyagasani ni ukumera insharankima insharankima uyu mwana acyari mutoya imyaka 22 ntabwo yagiheba cyane amavuta aracyagufata ariko fufa afite imyaka ingahe hafi yagiye kugira 28 fofo rero kuri kumureba kuriye nimba hari umukobwa woroshye ariko ndihaguruka urebe haguruka ariko ndebera ariko wabibonye ko ndebera reba n'ukuri wambabara ukasuka umbabwira umushahara wa mbere uzakoresheje ku mushahara wa mbere n'uwiki ako kwibagirwa no kuryoshye nyibwira amakuru ku kazi ku kazi nimbyuka nirukanka nanjye yabyanyebeye ariko nyine cyari ibintu bidasanzwe maze iminsi mbona umutima wanjye urenda kuzaturika nyine ahubwo habaye ikize ndasubira iwacu mvuga ngo umuhungu w'inzobe ubona sinzi ko namuzi gerageza umushushanya nushaka umwenzi nekeye umushushanya neza mva umuhungu w'inzobe muremure ufite agataye gatoya nyine ariko katari gato cyane kadakabije uraho nyine ariko nukavuga ntacyo yakiza nicyo yakwica oya ni mwiza nyine ni umuhungu ureba ukavuga ati umuhungu mwiza nise konzi k'abahungu b'inzobe batekereza nijoro ako wagiye ureka wowe oya abahungu b'inzobe ni imbwa oya ako kwi ni mwiza uzi noneho yaje imbere ndimo usiko mbura sinzi ubwo saga bamukananutse ukabonamo ibyo koko ako kwi niserege none simuzi ariko nkurikije ukuri ko mubwira wowe ni rubebe yashani mwiza abahungu b'inzobe batekereza nijoro kandi akenshi usanga basa n'uduprimatire wari seriye pe ari seriye cyane ubwo usanga pedesi kashaka ari seriye yambaye neza umva aradukontora nyine aba yite ku bintu byose mfashangiye nyine namutangiye no kumukunda watangiye kumukunda none ibyo bintu ngatanga kumvisha uri kubivuga mama kwinaramutse kumvisha uri kubivuga ko nyine nawe wigeze uwo muhungu ushaka ngo inzobe ni imbwa rwose oya
ntabwo ari imbwa. Ni imbwa pe, ni imbwa ahubwo nebye ntabwo ari imbwa. None hose bashaka kubitekereza noneho mba numva niba musigaye nzinduka. Mbyuka Shaho wowe nze batekereza nijoro n'ukuri kw'Imana. Nta n'ibitekerezo bizima bagira. we ari seri yaratandukanye n'abandi bose. Nese n'iki kikwireka ko ari seri rego umuhungu wese. Erega ntabwo umuhungu umuntu amubita ubona ko ari seri nyine ariko ukuntu agenda kwiyereka. Oya rwose. Ese savyagiye. Izi se sinzi byagenda. Asigaye akoreshwa n'abazimu. Simbizi. Yakunuka muvuge nabi. Ese ubwo ko mvuze ngo akoreshwa n'abazimu muvuze nabi. Ntacyo da. Kose waretse kuko uriya fufu umeze nk'urubaho rwa ribuye. Ubona nakomeye. Ribuye niwe wagikecuru. Hane soni. Kumva mbare wahereye fo yabaye fo. Nta nubwo iryo zina mwariha agahenge muri nonzo. Erega nako kiteretse barimo kwabwira ngo amatako ngo ibiki. Ubundi we ntabwo ashaka kwishura murayizi cyangwa ntabizi. Niko wagikecuru ntago izina fufu ushobora kuri agahenge muri rugo. Erega nawe wicaye barimo kukubwira nta n'isoni. Tuzabona nawe ukomeze guteka aho ngaho. Save. Yes. Waramutse. Una kibazo ndashimana. Yawa. Mfite ikintu bita amaraporo hano. Okay, wakazi. Numva boss arapitana n'imana. Ngiye byangira biri ku murongo ibintu byose. Nk'umuntu uba waraye nkora kuri machine nde ko. Akazi ku murongo, kandi kazi ko mu rugo ku murongo. Niko. Tuzi ko ku murongo. Aranye chape. Ariko noneho mu gihe uri gukorera Paul kuri gwa story. Sintere. Umva ko inyanja bogeze. Sha. Rura rugo. Man, urumva? Bose uko bari hera ku mukuru manuke hasi ndinjira ushashe igitenge ushashe kariso ushashe isutiye amasumi mbese mo hariyo no kurya ifiriti inkoko nta bintu man indi uriye sasi sirya nijoro sirya mu gitondo yewe we ukira bintu n'ibitangica bizankiza Savio ukira aho ibi bintu ni man itazarugora ibimora harya nibi manzamu sinzoro guhamagara sibyo nakubwiraga uretse wumve wumve yes aba namutse neza oya ntacyo oya ndigiye nyine ntacyo oya ntabwo bari ibintu bikaze ibintu bisanzwe nk'ibyo kumva nta n'impamvu yo kubishima kandi de presse kuri telefone ntabwo biba ari sawa yego kitaje se ubundi ngo nyibwire hano oya ntabwo turi kumwe kamo ntabwo wumva ntabwo turi kumwe ntabwo nakwitaba gutyo ndi kumwe na Eric nzi nyine muri office bagomba kuzakora ibyaha keretse wenda niba ari uko utari ufite umwanya hari ibintu byinshi wirukagamo ariko nta kibazo n'akazi tuze kubona okay sawa turasubira manu bo wabyumviye warangiza ukankubita kiriya gisazi kiyogoshesheje umusatsi washizeho kwiyogoshesha inde wiyogoshesha ese ntabwo bizi inde se wiyogoshesha mahoro mahoro tayari umuvandimwe kazi ya ubwo yiyogoshesheje umusatsi yawumazeho
cyane ndi bavuga ngo zibaye ijana ahubwo iyo barenze ijana ujya ku gasozi ibintu byose uri kumbwira ntabyo ndi kumva nta gahunda bampaye wumva umutwe w'amahoro umeze deni nk'hano ni nk'ikaro amahoro yawe ngaho mva hano warunyohereje ntabwo wambwira ngo amahoro ubwo ngubwo ngo aracyari muzima umuntu wiyogoshesha umuntu w'umugore akamara umusatsi nanjye ntabishobora kubikora yasaze anyway njyewe rero sinzi iyo uri bugwe sinzi ibiri kubeho uyu munsi njyewe hari umuntu wanyehereye komande oya yambwiye ati iwanjye hari ifi icyo kunywa ewa kuzinga okay njyewe rero ubwo umvise gahunda mfite karakana sizimase ariko uramuryango ariko reka mubwira imana yo mwijuru ariko ubundi so wowe ushobora nko kuzashiduka ubyutse mu gitondo ukabona wabaye nk'ipine ry'imana imana irakwishima aha ni karibu ke arya sheri si umwibuka keza Keza uraho keza uramwibuka iya ko ngaheruka katarabyibuha ndabona yabaye inkoni yarakoze Keza we amakuru iki iwanyura mukecuru araho namuzehe ariko aracyagira urutokera urahari dore rero narashenjaguritse keza nyine uko ureba sheri uko asigaye ameze urabizi ibyamubayeho yakoze agisida ahita amera gutya ubu maguru yose ni gutya umugongo reka da rero nibi bisereze yewe we gusa sheri ntabwo urakirana n'ubu rero keza twe bitinda rata nyine kubera ukuntu aba ari hano wenyine akenshi ntabwo mba marimba nagiye rero nagira kugira uzajya umufasha sibyo nagifashe umwiteho mu gihe ntahari sibyo tuzagenda dufatanya nta kibazo ndamwereka icyumba cye jyana kano gasakoshi mu cyumba urabona urugi rw'ubururu hariya ukati mwaho ngaho ushobora kwifata wiha akabanga abashyitsi bahari ese buri ushaka kugera ku ki ahubwo kutifata ureke kureka abashyitsi bahari njye sinkunda uburyo witwara ariko wagiye umenya kwitwara neza kuko ngutonetse wabura butaka burese ntabwo utonetse wumva uburyo uvugije induru wagira ngo ndakwishe siko wagira ngo ndakwishe akumaho oya genda dore ibyo nibyo duhora dupfage nawe gutuma nshaka kurira n'imbere yawe ngwino yicare hano nakuzaniye iki cyo kunywa nshaka amazi amazi ushaka nyine ni uko nyine byagenze naho Keza harya mwari mwarabimenye ko nabaye gutya yarabimbwiye nuko mbayeho rero ariko ukuntu ngenda niyumva ntikizere ko nshobora kuzakira wera mbere ntabwo ari uko nari meze nari narashize neza nkabura n'unyitaho ariko ubundi noneho ntekereza ko ubwo waje